Witwa nakoranyese tukaba turi mu mudugudu w'ihema. Umusaza wawe yitwaga nde? Bugingo Innocent. Yari mu kigero cy'imyaka ingahe? 70. 70. Yego, amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye sangahe? Mwamenye sangahe? Wayamenye ute wowe? Njyewe ukuntu namenye urupfu rwe, yarasohotse agiye hanze, bwari bumaje gucya inyoni za mbere, nibwo yari buze bwa mbere. Hanyuma uko akagiye muri toyi, ngenda byuka njya kureba inti, reka njye kwirebera kubera ko nywa itabi, reka njye kureba igishira mu gikoni. Ngeze mu gikoni nguma kumubwira inti, ariko se igihe wagiriyemo ko nanjye shaka kwigendera, naho umuntu yaguyemo. Ngiye ndungurutse mbona inkoni yagiye yitwaje iri gutya ku muryango wa toyi, nibwo nabugije induru, rero abantu bahita baza. Impamvu izi wese bazubatse nabi, ntabwo zari zitinze kujyamo, kwari ukujya, cyari ikinogo kirangaye gusa. Perezida Kagame yaratwubakiye, ariko none ibikorwa yagize ko bakore ntabwo ari byo bakoze, nta nshingano bakoze ngo bazuzuze. Ubu bwiherero bwubatse nabi, uretse n'uyu musaza n'abandi bose bazagwamo. Umusaza w'imyaka 70 mu cyumweru gishize waguye mu musarani agapfa. Abaturage bubakiwe umudugudu w'abatishoboye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Wakiziguro. Uyu mudugudu ukaba witwa Kwihema. Abaturage bakaba batakambira Reta, bati nta bushobozi dufite bwo kuba twakwivugurura imisarani ndetse n'amazu ari kutugwaho, mudutabare kuko abana bacu bazashirira mu misarani. Bavugako ko idatinze. Ubushobozi bwo kuba nasana inzige ntabwo nabona, kuko n'ubwishyurira mituweli bwarananiye. Mpagarariye umuryango w'abantu 9. Ubu tuvugana nta hantu nakura amafaranga. Nkorera bubyizi ya 700 nayo itari buhaze umuryango wanjye. Icyo nasabaga Leta y'ubumwe yangiriye neza, ikaba yari yarantujije aha ngaha, ndayisaba ubufasha bwo kuba baza bakansanira. Bangiriye neza bakaza bakansanira, baba bakoze. Kuko inzu igiye kubagwa. Kuko inzu igiye kungwira. Inzu igiye kungwira n'umuryango wanjye. Badutabare turashika. Kijyanye n'imisarane nk'uko kijyanye n'imisarane rero, imisarane hari abantu bafite imisarane idatinze, usibye ko wanjye utinze, ariko wagatinda nawe ntiwubakiye. Ibinonko birenda kugwa, n'ubundi n'igikoni ntekamo ndateka hanze nacyo kirenda kugwa. Ariko ni ukuvuga ngo imisarane, hari abantu bafite imisarane itarigeze itindwaho na rimwe. baturi umudugudu. Uyu mudugudu bayitangiye. Umudugudu ni umudugudu w'ihema. Mu Kagari. Akagari ni Karubona Umurenge n'Ikiziguro. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mukandesenga Clementine. Arapfa. Ngatangira. Ntawe sifite nta n'igikoni. Vuga cyane. Ntawe sifite nta n'igikoni. Kubera iki? Kubera ko ntabyo bigeze bahashyira. Nese inzu yibonye gute umudugudu idafite ikiko n'idafite na toilette? Nyine ubundi ngewe nari mfite ahantu nabaga nyine hari haruguru. Noneho umugabo wanjye amaze gupfa baza kunyirukana nyine mu isambu y'umuryango. Hano bahampa nyine kuko habuze n'uhaba nyine, nta n'uwo bahubakiye wahiyandikishijeho ntawe uhaba. Yarahanze kubera. None se ushatse kwirira bigenda bite? Amaze imyaka 2. Amaze imyaka 2. None iyo mushatse ko kwira cyangwa utekera he? Urabona ntashira ni hariya. Utekera hanze? Nawe ushatse kwiherera? Jya mu baturanyi bananyiyama nkajya no aho mbonye hose. Nese kucyo nose kutabivuze ngo bagerageze bakubakira ikikoni. Ariko barahageze abayobozi bakajya babibona bakandika sinzi aho byahereye. Umva ari cyo kibazo gikomeye ufite wowe. Ikindi nese gikozwe cyangwa abandi bose. Aho utekera ni hehe? Tekera hano bw'imvura yaguye, ntekera mu Ikiko ni bari kucyubaka hariya na toilette. Nuvuga ngo iyo ukubiwe ujya ku muturanyi. Yananyiyama nkajya aho hose mboho. No mu bigunda. No hose. Nuvuga ngo nta toilette ufite mu Rwanda. Ntayo habe nimwe. Aho ibishyimbo birayi byarabyutse cyane kubera abantu tunga.
tubwire neza ako kantu. nyine ubu ngubu nyine ahangaha urebye wasanga hari ifumbire y'uko babigenjeje. Abana bagiye bahifashisha nyine none ibirayi bitarabyutse bitararya byabonye ifumbire. Amazina yawe witwa? Witwa muri Chantal. Ikibazo cyakaryo ngiki cyo kubona aho utekera naho nituma bivuge neza kugira ngo tubyumve. Vuga uti ngi kibazo mfite inzu y'umudugudu ariko nta bwiherero mfite. Mfite inzu y'umudugudu ariko nta bwiherero mfite nta n'igikoni. Nicyo kibazo mfite. Ni ikibazo ufite. Urakoze cyane. Inzu zubatse nk'iz'abandi bose ntacyo. Urakoze. Nawe mfite nta n'igikoni. Kubera iki? Kubera ko ntabyo bigeze bahashyira. Mwese inzu yibonye gute y'umudugudu idafite ikikoni idafite na toilette? Nyine ubundi njyewe nari mfite ahantu nabaga nyine hari ruguru. Noneho umugabo wanjye amaze gupfa baza kunyirukana nyine mu isambu y'umuryango. Hano bahampa nyine kuko habuze n'uhaba nyine nta n'uwo bahubakiye wahiyandikishijeho ntawe uhaba. Yarahanze kubera. None si ushatse kwirira bigenda bite? Amaze imyaka 2. Amaze imyaka 2. None iyo mushatse ko kwira cyangwa utekera he? Ndiraho ntekera ni hariya. Utekera hanze? Nawe ushatse kwiherera? Jya mu baturanyi bananyiyama nkajya no aho mbonye hose. Nose kutabivuzeho ngo bagerageze bakubakira ikikoni. Ariko barahageze abayobozi bakajya babibona bakandika sinzi byahereye. Kumva ari cyo kibazo gikomeye ufite wowe. Ikindi nese ko zubatse nk'iz'abandi bose. Aho utekera ni hehe? Tekera hano bw'imvura yaguye ntekera mu ikikoni bari kucyubaka hariya na toilette. Nuvuga ngo iyo ukubiwe ujya ku muturanyi. Yananyiyama nkajya hose no mu bigunda. Hose. Nuvuga ngo nta toilette ufite mu Rwanda. Ntayo habe n'imwe. Aho ibishyimbo birayi byarabyutse cyane kubera abantu tunga. Tubwire neza ako kantu. Nyine ubu ngubu nyine ahangaha urebye wasanga hari ifumbire y'uko babigenjeje. Abana bagiye bahifashisha nyine none ibirayi bitarabyutse bitararya byabonye ifumbire. Amazina yawe witwa? Witwa muri Chantal. Ikibazo cyakaryo ngiki cyo kubona aho utekera naho nituma. Toilette yasenyutse ni iyihe? Toilette yasenyutse. Ariko yitse ko nayo izagushamo no musaza ahubwo gapfa nawe. Ko yanze kwiruka kandi yararangiye. Ni gutya wese zanyu zimeze. Noze ngo yitumate. Araza akicara ahangaha. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva ari umusaza asusumiye gutya. Asusumiye no guhita arundukamo. Ni abasaza n'abakecuru nta n'abana bagira. Baba ari babiri babana ari babiri. Noze iki kibazo ni ikibazo gikomeye ariko urumva anga no kwiyahura. Nese umuyobozi w'umudugudu k'ababizi. Aza akabibona kandi ntagire icyo bikora. Nuvuga ngo abafite wese ntago zitinze. Na wowe ntayo ufite. Nuko uzimeze. Niba urabona yaranayitukuye baranayitukuye bagira ndende izindi zo bagibona zikabiteza hafi. Aguyemo se yazamuka mu nabwo tukayikora none ubu ngubu kuri aka kanya ntabwo turongera kubona ntabwo urebye akazi ntabwo baragategura ariko ayo mafaranga akandengera nkabasha gutunga umuryango w'abantu 9. Nta bundi bushobozi rero nta tungo ngira nta butaka ubu ni ukunyine.
ubwo tuwarete nk'uko muzibonye izitinze ni izi nguku zimeze, izisa n'izitinze z'igisirimu muri uyu mudugudu turimo ni nguku zitinze. Urabona ko n'umwe mu manegeka umuntu yahita agwamo agapfiraho,